ushaka ubwiza, icyubahiro, kubaho kwiteka cyangwa se kudapfa, abigenza ati ashakana gukora ibyiza acogora. Nitwa Pasteur Ntakarimara Jean. Ndashima Imana kubw'aya mahirwe impaye yo kuba imbere yanyu kuri uyu munsi kugira ngo tuganire ku magambo y'Imana. Uyu munsi nifuje ko tuganira ku magambo. Nicyo gituma tudacogora. Haleluya. Nicyo gituma tudacogora. Kuko tuzi ko iyazuye umwami Yesu izatuzurana nawe. Imana ishimwe. Haleluya. Nicyo gituma tudacogora. Wowe nturacogora. Muri wowe harimo ibyiringiro kutaracogora. Niki gitumye udacogora? Niba waracogoye, wacogojwe niki? Imana ikugirire neza. Kuri uyu munsi ubwo tugiye kuganira, turareba mu magambo magufi ibituma dushobora gucogora, turebe ibituma tudacogora, kubiye mu byiringiro byacu, twizera, tuba mu mugambi w'Imana ndetse duhamya. Turareba uburyo twamenya icyiza kuruta ikindi. Ibyiza ni byinshi, ariko hari icyiza kiruta ibindi. Turaza gusoza amagambo yacu dukomeza kwishyira mu maboko y'Imana kugira ngo twe gucogora. Imana itugirire neza. Haleluya. Uwizera akagera imperuka azakizwa. Ijambo ry'Imana niko ritubwira ko ni wizera ukagera imperuka. Apana kuvuga ngo ndizera ariko ningera hagati shaka kandi kayira. Ugeze imperuka ni uzakizwa. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo mu marushanwa ukurikiza amabwiriza cyangwa amategeko y'uburyo amarushanwa ateguye, uwo nguwo ni uhabwa igikombe, ni uhabwa ibihembo, ni uhabwa ingororano. Ariko iyo urushanijwe ukaza kunyuranya n'amabwiriza, ntago ushobora guhembwa, ntago ushobora kugororerwa. Imana itugirire neza. Muribuka igihe Abisirayeli bari mu butayu bajya mu gihugu cy'isezerano, Mose afata icyemezo, yohereza abatasi, abagabo 12 bahagarariye imiryango 12 ya Isirayeli, barushije abandi kuba intwari. Arababwira ngo nimugende mutate icyo gihugu twerekeramo. Bagarukana inkuru y'incamugongo 10 muri bo baravuga ngo twagezeyo, berekana umusaruro uhari, imyelayo n'amakomamanga. Baravuga ngo ni igihugu cy'amata n'ubuki. Ariko barangije baravuga ngo twabonye abanaki, twabarebaga tukabona twebwe tumeze nk'inzige, kandi niko turi. Ngo Abisirayeli bashishimura imyambaro yabo, batege, baravuga ngo abagore bacu n'abana bacu bazaba iminyago. Babaza Mose ngo niki cyatumye wemera kuza gutuma tuzicwa n'inkota? Ariko Imana yumvisha amagambo yabo, irababwira ngo abujuje imyaka 20 n'abayisagije n'abayirengeje, abo kubera amagambo muvugiye aha hantu ntibazagera mu gihugu cy'isezerano. Nuko bari binubye, bacitse intege, bacogoye, kandi bagifite urugendo rwabo, barahagurukanye n'Imana. Baragize ibihe byo kunezererwa Imana yuko yabakuye muri Egiputa. Kuri wa munsi yohereje umurimbuzi w'abana b'imfura ndetse n'amatungo y'uburiza, bo bagasiga amaraso ku ruhamo rw'umuryango, bagasohoka ntacyo babaye. Ariko ahangaha bacogoye, bibakururira kutagera mu gihugu cy'isezerano. Imana itugirire neza. Haleluya. Pawulo yandikiye Abakorino arababwira ngo nicyo gituma tudacogora. Ariko impamvu ibatera kudacogora nuko yazuye umwami Yesu izatuzurana nayo. Imana itugirire neza. Haleluya. Dukwiriye kongera tukareba ese niki gituma ducogora, niki kiduca intege. Pawulo avuga aya magambo hari mu bihe intumwa za Yesu
zari mu bihe bikomeye. Yesu amaze gusubira mu ijuru, bavuga ubutumwa bwiza, ariko bahura n'ibigeragezo byinshi. Baravuga ngo duhura n'amakuba impande zose. Ntabwo nzi muri iyi minsi ibyo uri guhura nabyo, ariko baravuga ngo duhura n'amakuba impande zose. Iyo umuntu yahuye n'amakuba, aba aguwe nabi. Aho agiye hose, aho kugira ngo ahasange icyiza, ahasanga umutego, ahasanga ikibi, ahasanga ikimuremerereye. Ariko bo baravuga ngo ntidukuke umutima, Imana itugire neza. Haleluya! Nubwo duhura n'amakuba impande zose, ariko ntidukuke umutima. Sinzi nawe niba ugeze mu gihe cyo guhura n'amakuba impande zose. Umugabo Yobu yahuye n'amakuba. Intumwa iraza iramubwira ngo abakarudaya baje, bambura amatungo, bambura amashyo, batwara ibintu byose. Tekereza ko mu mutima yashobora kuvuga ngo ntacyo bitwaye, ariko akimara kumva ayo makuru, yongera yakira undi uje kumubwira yuko abana be bari mu gitaramo, bose bishimye baguwe neza, inzu barimo ikabakundukira ikabagwira. Ahura n'amakuba bose, ndetse igihe biza no gufata ku mubiri we, ngo asigaye yishimisha urujyo. Umugore aramubwira ati Imana yarakuretse, yituke wipfire. Aramubwira ngo ubaye nk'umwe mu bagore b'abapfapfa. Imana yaduha ibyiza, ukuboko kwayo havamo ibibi tukayihakana. Ntabwo nzi niba uri mu gihe nk'icyo Yobu yahuye nacyo, ariko byashoboka ko mu ruhande rwawe ubona amakuba. Ariko intumwa zo ziravuga ngo ntidukuke umutima, Imana yacu ibe mu ruhande. Ziravuga ngo turashobewe, tubuze uko tugira, turabona nta gisigaye, ibyo twashoboraga kugeragerezaho byose birarangiye, turabona nta kindi gihari, turashobewe. Iyo ushobewe nta kiba gisigaye inyuma. Ariko baravuga ngo ntitwihebye. Haleluya! Kubera ko tuze kwiyazuye umwami wacu Yesu Kristo, uzatuzurana nawe. Amen. Baravuga ngo turarenganywa. Ushobora kuvuga turi mu gihugu cyiza cy'u Rwanda, igihugu kigendera ku mategeko, aho buri kantu kose, hafi kose, gafite amategeko cyangwa amabwiriza kagenga, gafite uburyo kayobowemo. Nibwira ko mu Rwanda ubu ngubu nta kintu gihari, nta sekiteri n'imwe ihari iriho ijisho rya leta ritayiriho. Niba mbese uzajya mu makoperative. Ariko birashoboka yuko warenganywa, byashoboka. Kandi ushobora no kurengana utagiye kure, n'iwawe mu nzu, n'ababyeyi bawe, n'uwo mwashakanye, n'abana bawe. Ntabwo nzi, ndimwe ndazamura amatsiko yanyu yo kugira ngo mwongere mutekereze ngo ariko ngiye mpagaze hehe. Umuririmbyi aravuga ngo ubu ngewe sintinya ibizabejo, yaba ibyago yaba n'amahirwe. Kubera iyihe mpamvu? Kuko mfite ubitegeka Imana ishimwe. Haleluya! Intumwa ziravuga ngo dukubitwa hasi. Kugira ngo uvuge gukubitwa hasi, nuko uba wari ufite uko uhagaze, nuko uba wari ufite uko uri, nuko ushobora kuba wari uri mu rwego runaka. Ariko igihe kikagera hakaboneka ibituma utsikira, usubira hasi, ugayika, usuzugurika, ugira inenge. Ariko ziravuga ngo ntidutsindwa rwose. Rwose ni ukumaramaza. Ntidutsindwa rwose, habe namba. Imana yacu idusure, Imana yacu tugire neza. Pawulo aravuga ngo nicyo kituma tudacogora. Amina. Ese muri ibi byose we hari igituma ucogora? Hari igituma unanirwa? Hari igituma ugira intege nkeya? Umwanditsi wa Zaburi 125
mu murongo wa mbere aravuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye. Imana ishimwe. Yavuga ngo udashobora kunyeganyezwa, ni ukuvuga ko ibinyeganyeza byo birahari. Muri ubu buzima ibinyeganyeza byo birahari. Iyo umuntu afite ubutunzi bukeya yagereranya n'abandi akabona we yoroheje, hari abareba akavuga ngo bariya yo bagezeyo, akareba abafite actors mirongo akavuga ngo bariya bagezeyo, akareba ba professors na ba doctors akavuga ngo bariya bo bagezeyo, akareba abafite akazi bahembwa imishahara iremere akavuga ngo byibuze n'abariya, akabona we hari ibyo kumunyeganyeza. Ariko naragiye ndareba no mu bakomeye n'ababandi tubona bari mu bushorishori, yugezeyo ukagira amahirwe yo kugera hafi y'umutima wawe, usanga nabo bafite ibibanyeganyeza. Nubwo ibitunyeganyeza bihari, ariko abiringiye Uwiteka birabanyeganyeza, bikabajyana iburyo, bikabajyana ibumoso, bikabajyana imbere, bikabajyana inyuma, bikabazamura, bikabamanura. Nubwo bimeze bityo, ariko ntabwo basha kunyeganyega. Imana ishimwe. Kubera iyihe mpamvu? Kubera ko biringiye Uwiteka. Ariko nuramuka ufite ibindi wiringiye, urugero ibyo maze kuvuga, by'ubutunzi, by'amashuri, by'umushahara, by'amazu, by'umuryango munini, muri ibyo niho ibikunyeganyeza bizaturuka. Kandi hari igihe uzabibona byagukubise, ariko Uwiteka wenyine niwe umwiringiye, nta kibasha kukunyeganyeza. Imana ishimwe. Haleluya. Ibitunyeganyeza, ibiducogoza, ibitubuze epfo na ruguru birahari, ariko twongere twibuke yuko iyazuye umwami wacu Yesu Kristo izatuzurana nawe. Imana ishimwe. Haleluya. Simbizi rero buri wese yareba ku ruhande rwe, uvuge ngo hari ibinyeganyeza, hari ibinshaka kucogoza, ariko uvuge ngo njyewe nubwo bihari, nubwo bizamutse, nubwo bifashe ikirere kinini, ariko njyewe nikomeje kuri Kristo, nta mpamvu yo gucogora. Imana itugirire neza. Imana yacu dusure. Niki gituma tudacogora? Niba ugihagaze niki gituma udacogora? Cyangwa se niki cyakabaye gituma ucogora ariko kubera cyo ntucogore? No kwizera. Twabibonye mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorino ibice 14 ku murongo wa 13, aho yavuga ngo nizeye nicyo cyatumye mvuga. Nizeye nicyo cyatumye mvuga. Iyo nizeye ndahamya, iyo nizeye sintinya, iyo nizeye ndatinyuka, iyo nizeye mvuga nshize amanga. Imana itugirire neza. Arangera aravuga ngo iyazuye umwami Yesu izatuzurana nawe. Imana itugirire neza. Tugire kwizera, tugire guhamya, bizatuma tudacogora. Imana yacu idufashe. Dukwiriye gusobanukirwa kugira ngo twe gucogora, dukwiriye gusobanukirwa icyiza kuruta ikindi. Hari ibintu byinshi byiza. Iyo umuntu akiri umusore abona ari byiza. Nahoze nganira n'abantu ndi kubabwira ukuntu rimwe navuye mu rugo n'amaguru, ndi mu nzira ngenda, umuhungu wanjye anturuka inyuma, ngebutse mubona ari guturuka nk'iriya, nge nagerageza gukora uko nshoboye ngo nihuta, ariko sinirukaga. Hanyuma mubona aturuka kure, araza angeraho, ariko kubuntu genda tekereza, nza kongera kumureba mubona ari kurenga. Ntabwo nigeze mubona yiruka, kandi nanjye sinigeze mpagarara, ariko mubona inyuma ari kure cyane. Naye namusize mu rugo ntazi ko ari bugende, hanyuma nza no kumubona yansize. Nta kintu cyiza nko kubona umuntu ari umusore,
kuko iyo umuntu ari umusore aba afite imbaraga, ibyo ashaka gukora arabikora, aho ashaka kugera ahajya, kandi akabikora uko ashaka. Hari igihe rero ujya kwibona ukabona iminsi yakujyanye, ugakomeza ugira ngo uracyari n'umusore utaruzi washaje. Ubwo nibwira ko nanjye ngira amasore, ariko icyo cyambereye ikimenyetso cy'uko nyine ibihe bigenda bisimburana, ugasaza utabizi, ukagira ngo wihuse, ariko bakajya bakunyuraho. Ni byiza, icyo nacyo ni kimwe mu byiza. No kugira amafaranga ni byiza, haleluya. No kwambara neza ni byiza, no kugira inzu nziza ni byiza, no kwiga cyane ukaminuza ni byiza. Ariko dukwiriye kugira ngo twe gucogora, dukwiriye kumenya, tugasobanukirwa neza icyiza kurusha ikindi. Imana itugirire neza. Pawulo yandikiye Abakorino umurongo wa 18 aravuga ngo natwe ntitureba kuboneka, ahubwo tureba kubitaboneka, kuko ibiboneka ari iby'igihe gito, naho ibitaboneka bikaba iby'iteka ryose. Haleluya. Dusaba Imana iduhe andi maso yo kureba, dusaba Imana iduhe ubundi buryo bwo kureba kugira ngo tudacogora, dushobore kumenya icyiza kiruta ibitagaragara, akaba ari byo twitaho cyane, kuko ibitagaragara ari iby'iteka ryose, naho ibigaragara akaba ari iby'igihe gito. Imana idufashe. Ubwo buryo bwo kureba buratuma tubasha kudacogora, kandi buradufasha umugambi w'Imana kuzuranwa na Kristo. Dukomeza kuranga iby'igihe gito, ibigaragara, abandi baturushije, bizatuma umwanya wacu utakara. Ibitagaragara, iby'agakiza, iby'ubugingo bw'iteka tubitakaze, tuzisange twarakoze iby'imburamumaro. Umuntu akunze kwicara akavuga ngo barunaka, buriya runaka mureba, uriya ministre twariganye, directeur general runaka twariganye, uriya uyobora iriya company, ufite biriya bimodoka byose, turaziranye n'uwiwacu. Ariko ngeweho umuntu agahora, dufite inyabareme, imiterere yo kureba ibyo abaturushije, yo kureba ibyo abandi badusigishije, yo kureba ibyo abandi bafite twebwe tudafite, bikadutwara umwanya. Ariko uyu munsi ndabatumiye kugira ngo umwami Imana bashoboze, murebe namwe abo mufite icyo murusha, nibo muri bushima Imana, nibwo muri buyihimbaze, nibwo muri buyihamye. Haleluya. Ukuri kose ufite umuntu ufite icyo urusha. Umwami Imana adushoboze uyu munsi ayo makuru tuyamenye. Niba rero dusobanukirwa icyiza kuruta ikindi, nubwo kitagaragara n'amaso, ariko dukwiriye kuba ari cyo twitaho, dukwiriye kuba ari cyo kidutwara umwanya, kubera ko ari icy'iteka ryose. Ibi ngibi by'akanya gato tukabiha umwanya muto, ntibiturangaze. Imana yacu itugenderere, idusure kugira ngo uko bukeye n'uko bwije turusheho gusesengura, turusheho kureba. Pawulo aravuga ngo nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya uko bukeye. Amina. Gusobanukirwa icyiza kiruta ikindi bituma umuntu wacu w'imbere ahinduka mushya, bituma umuntu wacu w'imbere wa wundi uzazurwa na Kristo, uzazuranwa na Kristo, arushaho kuba mushya kugira ngo ategereze igihe cye cyiza. Ariko uw'inyuma ye kudukerereza, n'ubundi aradukerereza, tukamwitaho, tukamusiga amavuta, tukamwambika neza, yarangiza nyuma y'imyaka ibaze ngo ibaye myinshi ba 70, yakabye kaba 80, tukamujyana ku butaka, tukarenzaho ubutaka, tukigendera. Bajyaga bavuga nguriya ngo afite amataye, tukayajyana mu butaka tukikomereza.
nguriya ngo afite ngo kime, tukabijyana mu butaka tukarenzaho tukikomereza. Uyu ntakwiriye kudukerereza, Imana itugire neza. Uyu nguyu w'inyuma umusaza muri kasaza, ariko uw'imbere arusheho kuba mushya uko bukeye. Imana yacu itugirire neza. Inzira zo kubigeraho, ni gute twakwinjira mu mugambi w'Imana wo kuzuranwa na Yesu? Badusomeye mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 2 ku murongo wa 7. Tuhabonamo inzira yadufasha kugira ngo twinjire mu mugambi w'Imana wo kuzuranwa na Yesu. Kuko yatubwiye ngo ushaka ubwiza, icyubahiro, kubaho kwiteka cyangwa se kudapfa, abigenza ati? Ashakana gukora ibyiza tudacogora. Haleluya! Nicyo kituma tudacogora. Dukore byose tudacogora. Ushaka ubwiza, ushaka icyubahiro, ushaka kudapfa, abikora ibyiza adacogora. Imana itugirire neza. Imana yacu idufashe kugira ngo mu guhitamo kwacu dushakashaka gusobanukirwa icyiza kiruta ikindi, tubikora mu nzira yatuma tuzabona ubwiza bw'Imana, yatuma tuzabona icyubahiro cy'Imana, yatuma tuzashobora kubaho ubugingo budashira. Abishakishe gukora ibyiza adacogora. Imana iduhana umugisha. Haleluya! Dukwiriye gusobanukirwa icyiza, dukwiriye gusobanukirwa ibyiza Imana ishaka ko dukora. Buri munsi tugahora twihinga mu dushakashaka uburyo twamenya iby'Imana ishaka, kandi ntitubikore mu gihe gitoya, ahubwo tudacogora. Imana iduhana umugisha. Nenda gusoza, ndibuka kirya gihe Yesu ubwo umusore w'umutunzi yaje kumureba, akamubwira ati nakoze ibintu byose, nubahirije amategeko byose ndumva narabisoje, byose narabikoze, ariko mwigisha nkora iki kugira ngo mbone ubwami bwo mu ijuru? Arabwira ati sawa, narabikoze ni byiza, ariko noneho genda ufate ibyo utunze ubigabanya abakene, hanyuma ugaruke. Ngo agenda asuherewe cyane, acitse intege, abuze uko agira, atekereje imbaraga yashakanye umutungo, yumva gushaka iby'ubwami bitakiri ibye. Intumwa zari zirimo zibyumva, abigishwa ba Yesu bari kumwe nawe. Petero aramubaza ati mwigisha, none twebwe ko twasize ibyacu tuzamera dute? Uriya we ko yanze kureka iby'ubutunzi bwe, twe tukaba twarabiretse, twe tuzamera dute? Yesu atanze igisubizo cyiza, Imana ihabwa icyubahiro. Aravuga ngo abasize ibyabo, abasize se, abasize nyina, abasize imirima yabo, abasize byose kubw'impamvu umwe, kubw'izina ryanjye. Haleluya! Ngubwo umwana w'umuntu azagaragara, bazicara ku ntebe 12, bacira imiryango 12 ya Isirayeli imanza. Haleluya! Arababwira ngo bazakubirwa inshuro 100. Aravanga ikigeretse kuri ibyo, bazahabwa ubugingo buhoraho. Imana idushoboze kumenya icyiza no kwinjira mu mugambi w'Imana, tubishakishije gukora ibyiza, tubishakishije gukora ibyiza tudacogora. Imana iduha icyerekezo. Ndimo soza, nagira ngo mbatangarize ko Imana ifite umugambi mushya. Haleluya! Imana ifite umugambi mushya ku bantu bayo. Niba hari n'ibidutera gucogora, niba hari ibitunaniza, tugira ibyiringiro. Ndababwiye ngo ndabibutsa ko Imana ifite umugambi mwiza kuba yiringiye, kuba yitegereje. Haleluya! Muhanuzi Zekariya mu bice 8 ku murongo wa 15
aravuga ngo nanone muri iyi minsi niko ngambiriye kugirira Yerusalemu n'inzu y'Ubuyuda neza, mwitinya. Haleluya. Imana iravuga ngo muri iyi minsi niko ngambiriye kugirira Yerusalemu n'ab'Ubuyuda neza. Niba hari ibintu biguteye gucogora, ijambo riratubwiye ngo witinya. Haleluya. Witinya. Kandi ntabwo ari mu gihe cya kera, ntabwo ari mu nzagihe, ni muri iyi minsi. Niba wari wihebye, niba wari ucogoye, niba wari ucitse intege, Imana ifite umugambi mwiza muri iyi minsi. Vuga ngo ifite imigambi myiza muri iyi minsi. Kugirira neza ab'i Yerusalemu n'Ubuyuda. Haleluya. Twe gutinya. Muri rwa rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, yashoje avuga ngo nidukora ibyiza tudacogora, izatwitura ubugingo buhoraho. Imana itugirire neza, Imana iduhaze ibyiza. Niko mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu Umwami wacu. Amen.